Sinzi ko ariko uburyo nzahuramo na data. Ikiba bigenze gutya. Papa, warahemukiye cyane pe. Nkeneye kumva ko kugira umuryango bimera. Fisto, nawe nzi ko uzicuza. Gusa Imana imbabarire basi papa, azareke tumenyane. Boa. Karame Fabien. Nukuri urantunguye ntabwo niyumvishaga ko ari njyewe, ntabwo ndimo ndabyiyumvisha ko ari njyewe uri kumwe nawe hano pe. Fabien. Karame. Mu by'ukuri ntabwo nawe mbyumvisha yuko turi kumwe aha ngaha. Kuba ndi kumwe n'umuntu wanyijije ndimo gukesha ubuzima bwanjye ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Yego uri marayika murinzi wanjye. Oya boa. Ka tujye dushimira Imana kuko niyo byose. Yego kuko birakwiriye yuko dushimira Imana kuko niyo yabikoze. Ahubwo Fabien. Karame. Ama ibiganza byawe byombi. Fabien, ukamera ko mbere umukunzi. Hari ikintu ushaka kubwira. Ushaka kumbwira iki? Ushaka kumbwira ko umwana wamubonye ukaba ugiye kumuzana ngo murere? Uzamuzane nzamurera. Gusa mabwa. Nyirenze ko wambabare na wundi nta nakanunu ko kumbabarira. Cacika, nkubabarira. Ari we wambabarira. Ngiye niyo bivutse binjya mu matwi. Ibintu wakoze ntago bikubereye. Ariko sereka nkubaza ikintu. Nta kintu ntakoze kugira ngo mbabwize ukuri. Uri kubyumva neza. Ubu siyo mubyumvana n'abandi bantu bo hanze byari kugenda bite. Ntago bimbere. Wese kuvuga nabi birakubereye. Atoro bitera. Mana biteye iki? Ubu n'abaturo babiteye. N'umuturanyi uri kumva wowe uri kutontoma gutya ari kuvuga ngo iki? Umuturanyi urumva ari we kibazo. Siko nani sonu kigira. Urajya ngo twikikiza amaha abantu bose bajya bavuga ngo hari akwangoga ngo nintuza ngo nurusaku gusa. Urangishe kwangoga bivuga ngo kwa hana induru.
nagaye n'uwavuze ngo urugo rubi rurutwa n'amagerageje. Reka nkubwize ukuri. Urikumva? Reka ngusabe ikintu kandi ukinyemerere. Nimba warigeze kunkunda cyangwa nimo nankunda ibyo tubyihorere. Ariko noneho ndagusabye uzankundira umwana mu gihe cyose yaramukabonetse. Uzamuzane nzamurera. Umwana nta kintu mpfa nawe. Nta ruhare bigizemo ngo mukoranye amahano. Umubyari. Komeza no kontesha umutwe umbwira mu mahombo. Mwiriwe papa boa. Kanyasuku bite? Ni byiza papa. Ngo? Okay, ako gakomo kara ka Boaz wagakuye. Ntabwo ari aka Boaz n'akanjye. Ntabwo wambwiye ko witwa Kanyasuku. Yego. Ako nyine ntabwo ariko nitwa. Witwa nde? Uruwa hehe? Uruwande? Nitwa Patrick. Mama wanjye yitwaga Mpinga Nzima. Iwacu ni Gasojyano bita mu Bukembe. Kano gakomo nagahawe na mama. Akamana n'ino foto. Nibyo bizamfasha kumenya data. Tuna turebe. Patrick. Mpinga Nzima yarapfuye. Yego, amaze imyaka 2 apfuye. Mwana wanjye, usabye imbabazi. Gusa ibyo urumva bihagije. None tujye mu nzu tuganire. Fabio, Karame. ibihe bigeze ndumva nifuza umuntu ugomba kumba hafi tukajya kure y'abantu ushobora kugira ibyo batuvugaho tugafiringa urukundo amuha urukundo akwiriye kandi uwo muntu ndumva nta wundi ni wowe ubikwiriye. Ese ubona njye nawe dukwiranye mu by'ukuri? Bo, urabizi ko twebwe iwacu turi abakene. Sa nkaho nta babyeyi mfite. Urabona ko kiwanyu bazabyemera bakadushyigikira. Fabio, Karame. ibyo ngibyo nibyo bituma ndushaho kugukunda. Ko nshaka gukunda umuntu aho nzajya kure y'ababyeyi banjye tukajya kwibonera mu buzima bwa twenyine tugatangirana ubuzima bushyashya. Fabio, ikindi nkakwitura neza wangiriye kwemeraga gushyira ubuzima bwawe mu kaga ukareka amafaranga twumva nshaka gukunda umuntu amwimariramo akajya kure y'ababyeyi banjye amuha urukundo akwiriye. Fabio, twumva nifuza kukibageza agahinda wagize k'ababyeyi bawe kuko utagifite ababyeyi ndetse no kubura musaza wawe ndetse nyuma y'ibyo ngibyo byose nkakwitura neza wangiriye ugwemeraga gushyira ubuzima bwawe mu kaga ukarokora ubwanjye. Bo, Kandi Fabio, rekeraho ni ukuri kuko ubu ngubu ndimo ndibaza nkatekereza nkumva nabwo ayo magambo ari ngiye koko nkwiye kuyabwirwa. Fabio, Karame. kanyakubwira uko urayakwiriye. Icyo nshaka kuvuga ni Fabio, Karame. ndagukunda. Bo, nanjye ndagukunda. Papa, tugira ngo nsobanurire ukuntu wateye mama inda. Warangiza ukamusiga, ukigendera ukamuta mu bukene n'ubutindi yari arimo. Papa, kubera iki wabikoze?
hano mfite amakosa menshi cyane aruta n'ay'ingurube pe, ku buryo kubeshya nibi ntabwo nari nkwiye no kwitwa umubyeyi wawe, kuko uri umwana mwiza wararezwe ufite ikinyabupfura. Ibyo nakoze ntabwo umutima warekeye kuncira urubanza, kandi kugeza no kuri uyu munota ndacyabyicuza pe. Papa uracyabyicuza? Ndacyabyicuza. Papa niba warabyicujije cyangwa ukibyicuza wakoze iki? Wakoze iki papa kutigeze utera intambwe nguze gushaka umuhungu wawe ahantu ari, ko ari wari ufite ubwo bushobozi? Papa ndakwanga wowe papa, ndakwanga uri n'umuntu mubi cyane. Kunyanga ufite ishingiro, kuko nanjye ubwanjye meze nk'uwiyanze, ariko noneho wibuke ko ndi umubyeyi wawe. Kumva ngewe na Bowazi uriya muvandimwe wawe niwo muryango usigaranye wonyine. Bahise ngewe nimba unyanze kunda umuvandimwe wawe Bowazi, ko nanjye kuva nkiriho ndi umubyeyi wawe kandi ntacyo mbuze, nawe nta kintu uzamburana kuri iyi si. Ndakwinginze Papa nanjye umbabarire. wakoze iki se? Papa nyine urebye nyine papa, none se buriya nka mama Bowazi namenye ko ndi umwana wawe, urakeka azabyakira gute? Ahubwo hari akantu ushaka kugusaba, sibyo? Muri no minsi ntago meranye neza na mama Bowazi, turi kureba nayo ingwe. Wirinde ko ibyo bintu abimenya hakiri kare, ubu byihoreye hashire nk'igihe kinini cyane, ndabigusabye rwose. Naho se Bowazi we buri uko umureba kuriya n'uwa nyina, byanze bikunze azayimubwira. Ariko rwe kutarimo kuvuga gutekereza iki? Gutekereza amafaranga gusa. Ubuse bwibutse gutekereza amafaranga ma? Ndabizi maze iminsi ntatekerezaho, narayemye agaciro. Ugiye mu bya mushiki wanjye burengera mu wanjye wishwe. Ubu ngubu namaze kubona ko iki kintu nkeneye bwa mbere ariko niyo ngomba kubanza nkashaka. Gusa ibyo nakora byose ntibikwiye ko ngomba kwihorera. Ariko rwe wibuke neza ibura rya mushiki wawe n'urupfu rwa mama wawe, aho ihuriye n'amafaranga. Jikwe Fist umwizera bingana iki? Rwe Fisto ndamwizera 0%. Hejuru ibyakora inshuti ze ndeba nta kuntu namwizera. None se ntutekereza ko ashaka kutugambanira ari amafaranga akatwara wenyine twe tukabona imigane yacu? Fisto ntabwo atekereza kutugambanira, kuko nabize agambanirwe manager Jikwe, nabizi neza icyamubaho. Dore ngibi ibyo twavunikiye. Fina, I'm sorry. Sorry for what? Rugwe, utambwira ko uje nta mafaranga uzanye kuvuza umwana. Babarira pe. Aragerageje.
nakoze ibishoboka byose ngo mpamvu impanga hasi ariko amafaranga byaranze yabaye impamba. ariko rwereka nkubwire uyu nguyu si umwana wawe, si umwana wawe, uyu nguyu ntabwo ari we wamubyaye. ariko uzi ko uno mwana azagera akibagirwa kuri na se. reka nkubwire rwe, iyo ubona uri umuntu w'umugabo ukava mu rugo ukagenda ukamara icyumweru uba mu gasozi, uba wumva nta n'isoni ufite koko? ese ubundi ubwo wumva uri umugabo nyabaki mu by'ukuri? uri mushiki wanjye, wowe twareramwe mwana wa data, twonse ibere rimwe, n'ubu watinya ukambwira amagambo nk'ayo ngayo. Kevin umuhungu wanjye kandi amukunda cyane, ndabizi ko akenewe kuvuzwa, ariko ntacyo nakoze, naragerageje pe, babarira ubyumve, ntako ntagize, ariko amafaranga narayabuze. rwereka nkubwire, Kevin ndamukunda, ni umwana wanjye. birambabaza iyo mbona umwana arembye bene kano kageni kandi nzi ko ashobora kuvuzwa agakira. reka nkubwire rero, fata uno mwana ugume hano, ugumane nawe, njye gushaka amafaranga yo kumuvuza. ngira ngo urabizi neza ko ibyo bintu ntabikwemerera, urumva? bisubizo wikuye. ese undi urumva amafaranga wayakura he? ushaka kujya kwicuza se cyangwa kuyiba? cyangwa no kugenda gusa mu nzira ugatoragura amafaranga? si uko wabonamo amafaranga wowe nyizera, icara ahangaha. Kevin umuhungu wanjye ndamushakira amafaranga, ndabizi aravuzwa. cyo ugomba kubona ukunyizera gusa, ikindi gusabye. Shize, ibyo ndi kubona hano nawe nibyo ubona ra? Ibiki se? Nanjye cya Kanyesu kuguri, nako ni Kanyesu. Ubona adasigaye afite ibibazo nk'umuntu wagira ngo afite urugo, wagira ngo afite abana hahira nk'ubwo. Ase wajya umba bararufu kama mahoro. Kwa amahoro? Jewe se ninjye ushinzwe amahoro stade ntabwo yize. Nyine uzagende nyine yakere nyine u Rwanda. Ese njyewe ninjye ushinzwe gutanga stade amahoro. Wa mugani wa Rufuko, mba mbona Kanyesu warahindutse n'ukuri, ntabwo ari uko wari umeze, sinzi ibibazo usigaye ufite. Rwose ntafite ibibazo aho, ariko ndabyibutse, nibutse impamvu Kanyesu kuguri ahora afite ibibazo. Ni ikihe? Buriya papa Bowaze yamuhaye piriyafe, yamuhaye iminsi ibarirwa ku ntoki. Buriya ngaba avuye hano agiye. Agiye he suko? Harya ngo ni wahanye mu bukenyeri, yari mu bukembo. Buriya yamuhaye piriyafe ngo agende nyine yibutse ukuntu yaryaga inyama za bosi, akarya umuceri, akarya ifiriti, yewe dore yari amaze no gucya. Uzi ukuntu yaje ameze, yaje afite inda, urumva ibyenda bidafuze binuka ukuntu. noneho buriya yatekereje ukuntu bimeze, ahita avuga ati yumva nyine biramurakaje. Nicyo buriya niyo mpamvu mba nabibonye. Uragiye se urivumbuye? Dara bavuga ibigondamye imihoro ikarakara, ubwo uragiye. Genda Sharufuka njye kumureba ndebe ikibazo Kanyesu afite. Ndeko nta. Gugira ute ngujye he? Njye kumureba mu cyumba. Cyande se? Mu cyumba cyanyu. Muri shambure yacu? Cyane rwose. Genda umukemurire ibibazo. Genda bimukemurire. Ariko nanjye simva hafi ahangaha nyine mutabimukemurire. Naye ndandi hafi aho nkumviriza. Shangaho se? Sorinde uko mwana.
ariko ndi Fisto uhita uca kuri banki n'amafaranga ukayazana. aya mafaranga ni menshi ntabwo nguhita njya kuyabikuza banje kuza hano kugira tubanze tumenye uko tuzayagabana tubone kuba twayabikuza. cyane rwose iyo nshaka kumva byonyine nshaka kumva ijambo rivuga ngo turabikuza ryari turayagabana ryari iyo nshaka kumva amatwi yanjye byonyine. ngira ngo mwese murabizi iyi deni ryo gutangira twatangiye dufite ikipe y'abantu benshi cyane harimo Debora, Karabo, Pilote, Chips ngira ngo twaramuhembye. Nubwo nyuma haje kuza Fabiola ubu ngubu dusigaye turi twenyine. Ariko nyuma y'ibyo byose muzirikane yuko ari njye ibi bintu wari ubihagarariye. Ni njye wari ubiyoboye. Kandi nta hantu ministre ajya ahembwa nka gitifu. Ntabwo bibaho. Bishatse kuvuga ko tutanga n'umushahara mane. Ibyo nuvuze bitakejeho neza. Cyabira gucitse. Wana twanganya umushahara. Ni ibintu ariko byumvikana. Ni ibintu byumvikana. Twirengagije yuko ari nanjye wari ubiyoboye, sibyo? Ni nanjye wavunitse mane. Kuvunika se. Akazi kenshi kose nuko mushiki wanjye bakamuhohotera uko bashatse kose. Aka nuko kazi kenshi uri kuvuga. Akazi kenshi kose nuko mwanjye yapfuye azira bino bintu. Ibyo ngira mwavuga. Umva ngo untega amatwi neza urumva. Mushiki wanjye yaratotejwe arinda naburirwa urengera twita umwana urumva. Kubera bino bintu ari amafaranga yose yakoreye amafaranga yose yatunukiye kuriye ngomba kuyahabwa. Ikindi kandi nanone ubimenye mama wanjye yapfuye azira bino bintu ni impamvu mugomba kumpereza impozamarira y'urupfu rwa mama kandi ukanibuka ko naranakoze ngomba guha amafaranga rutayanyu. Rwenya nyumva neza ibirimo kwimvisha muri wowe ntabwo bishobora gushoboka we na gato ko tuyamutse tugendeye kuri ibyo ngibyo dushaka gusaba amafaranga yose aba yawe. Wabyumvishe uyu mungu arabizi neza yabyumvishe Jikweye yabyumvishe amafaranga yanjye ntabwo ngomba kungana nka yanyu kuko biba bintu nibyo nyine kandi murabizi neza ko umva kankubutse kandi kantu mutabikoze nabyo cyo nabakorera simubize. Okay ndabyemeye sibyo ndabyemeye ugomba gufata 50% by'amafaranga yose je na Jikweye tukagabana 50 by'amafaranga asigaye. Ariko ufite uri gutekereza banza umurimo gutekereza Jikweye tuza man winurisha ntabwo ushaka gushoboka man ntabwo ushaka gushoboka na gatoyi birimo kwiyumvisha wowe man uzimbaga twabitayeho none gushaka kuzana imikino ku mafaranga wowe man bro dutuze uri kumva Jikweye tuza sibyo tuza ibintu tubigenze gake sibyo tuza amahoro atahe sibyo kandi ndakeka kandi atari ko kazi konyine dukoranye sibyo ahubwo reka dushaka kuna amafaranga tubabikuza tugabana ari cash man. Byose ni ibyo ngibyo rwose kuye kuvuga nta kintu kuye kuvuga kandi umungiye guhita ngenda ngewe muraza kumuhamagara mwamaze kubikuza mumeza 50 zanjye urumva 50 zanjye nizo nkeneye ubu ngubu uzi kumuhamagara umbwira ngo ngunu yafate kandi ntabwo ndi kubinginga. aho Fisto uratekereza ubundi kuki ubyemeye man Jikweye tuza tegereza sibyo Rwema ngiye ntaga ndusha ubwenge tegereza ubanze umenye umupango ndi kumupangira. Mawiriwe Sma kutavuga kutansubiza ufite ikihe kibazo? Hane son muvuye
muvuye he bowa uvuye he nishinze reba bowa reba none ibyo wazanye reba amatwi reba amazuru hose ni imyenge yaratabaguye umubiri wose nakayunguruzo reba ubwo buntu wagira ngo yabudubitse mu ijerekani y'ubuto muvuye he shinguka imbere washinze we mbe nyuma bowa karamema uzaba ikigoryi kugeza ryari uzamenya ubwenge ryari wagicucuwe ibya Debora bivuyeho ibi byose ntabwo wabikurura n'abakobwa ibi waciyemo byose ntabwo byasangwe n'abakobwa ibya Debora bivuyeho noneho uzanye iriya nshinzi y'inshangingi uyu we noneho ibi byo no kubyakiriza amaboko abiri iri niho uzanye ku njomba bowa basi bakuroza amajipo mbimenye hari umuzimu wateye aturuka mu ngo cyangwa menye ko ngutwara dore we ngo kirarire rega reba kikorye we imbaraga ni